Umwana w'umukobwa akubwiye ngo uri imbwa y'intindi mbi, ngo uri igicucu kandi waramubyaye koko. Abakobwa banjye bambwira ko ndi imbwa, natekereza ko ntamoka bikantera ishavu n'agahinda. Aya niyo magambo aza mu mutima w'umugabo ukunze kuzengerezwa n'abakobwa be bamugereranya n'inyamaswa yitwa imbwa. Arambwira ngo wambwa we y'umurizo mubi ntacyo umaze mu rugo. Joshua, nimba koko ufite amafaranga wabanje ukishyura $2,000 by'idolari wasigaye muri iriya nzu wakodeshaga, njyewe uwamusanze muri kasho ngo yandike urupapuro rwo kwisobanura, nta nubwo wakagombye kurimo kumbaza ibyo, jya kubibaza ribu ubibazo. Ariko papi tungo tubona yuko imashini ije ikaza igakuraho, twe ntabwo twari tubyiteze kuko n'ibizo natuteguze. Harimo inyanya zanjye, harimo intuza, imiteje, harimo n'intoryi, byose byari bivanzemo. Ubwo hari mu kwa gatanu kuko ndumva byanditse. Umukobwa akubwiye ngo uri imbwa y'intindi mbi, ngo uri igicucu kandi waramubyaye koko. Abakobwa banjye bambwira ko ndi imbwa, natekereza ko ntamoka bikantera ishavu n'agahinda. Aya niyo magambo aza mu mutima w'umugabo ukunze kuzengerezwa n'abakobwa be bamugereranya n'inyamaswa yitwa imbwa. Arambwira ngo wambwa we y'umurizo mubi ntacyo umaze mu rugo, uri imbwa, uri igicucu, ngo ahangaha ni iwanjye, ngo nta n'umuyobozi wahankura n'Imana ntiyahanirura. Ari umukobwa wanjye birantera agahinda ikimenyimenyi. Uyu mugenzi wanjye nitabaje nawe yabikusubiramo akakubwira. Ubuzima bwe bukaba bwarahindutse nk'uwabaye igicibwa mu rugo rwe. Ni inkuru ibabaje ivugwa mu mudugudu w'Amahoro, akagari ka Kamushenyi, umurenge wa Kisaro, aho Hakizimana Simoni wemeza ko yahoze hari umugabo mu rugo rwe ari gutabaza, hasaba ubutabazi nyuma yo kumara igihe akorerwa ihohoterwa n'abana be b'abakobwa. Mbese nkubita nifashe gutya kubera ko ndamutse mukoze gatoya yakwirwaza n'umugome mubi cyane, ati yandayikuyemo. Barabintu wese batabimenya, se inteko ntiyateranye n'ubundi tukaburana aho ngari kuvuga ngo ndamurongoye, ahubwo ari ngewe ufite isoni koko, bakanadufotora n'amafoto. Uru rugo ngo rwabaye isibaniro ry'abakeneye gutera akabariro, aho abakobwa ba Simoni ngo barugize nk'ahari lodge. Babaje kuryama nyine, ubwo habaye lodge muri makeya. Abagabo bo baraza, bamara kuhagera n'ubundi mu gitondo, n'ubundi hari igihe njya kubona nkabona n'ubundi bamwe barimo gusohoka mu bikingi by'amarembo, abagabo nkumirwa. Buri munsi ngo haba haza abagabo batandukanye bakarara muri urwo rugo basakuza ijoro ryose bakora ibikorwa by'abashakanye mu nzu y'ababyeyi. Ibi byose ngo ntibigarukiraho kuko n'inkona kubitwa zabaye nk'amafunguro. Nkingwa yahise ambwira ati wambwa we uri kunshakira iki mu cyumba. Yahise asohoka ahita amfata umupira nayo nambaye awunciraho, ankubita inshyi ebyiri. N'umuyobozi w'umudugudu yarebaga. Intimba ni yose. Simoni yemeza ko yitabye Imana ahagaze muri ubu buryo. Narapfuye nanga no kuvaho. Narapfuye mbese n'ukureba igihagaro nanze no kuvaho. Abaturanyi n'abaturage banyura mu Kamuriza bavuga ko babibona n'amaso yabo, aho uyu musaza akunze gukubitwa ku manywa y'ihangu, basanga isaha ari iyi ngo arenganurwe. N'abana bakajya babafatira imyanzuro kuko abana babahaye n'intebe cyane, nabo baradukandagira bagakabya. Umwana iyo umukubise baravuga ngo wamubujije uburenganzira, bagahita nyine bagutambikana. Afite ibibazo byinshi cyane kubera uwo mukobwa we n'umugabo we. Uyu musaza yararenganye, ahubwo bazanamwica. Tumusabira kugira ngo uyu musaza bamurenganure. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kisaro, Teresiforo w'Amahoro, yavuze ko kino kibazo ari gishya mu matwi ye, asaba uyu muryango kubagana. Ni ikibazo kitari gikwiye kubana n'ababyeyi, kuko yari umubyeyi wawe ukwiye kumwubaha. Uwo muturage akatwegera, kuko wasanga yaragize ipfunwe kubera ko ari abana be cyane b'abakobwa ntatwegere, ariko twifuza ko yatwegera tukareba icyo twafatanya kugikora. Ese ubukungu muri iyi minsi bwarazambye koko? Gusa ubyibuke, hari ibyo tutabasha gusimbuza n'aka na gato, primary needs. Ikibanza muri ibyo ni guteka n'igikorwa ntasimbuzwa, niyo mpamvu ukwiye kubikorera ahantu hajyanye n'igihe. None ukeneye igikoni cyubatse neza kandi ku giciro kikubereye. Ese ufite restaurant ushaka kuvugura ndetse ukagabanya ibicanwa ukoresha, byose tubigukorera neza. Uzi ikirenze se ni uko ari nko ku buntu neza. Ibigo by'amashuri mukeneye mivero ziramba kubaka cyangwa se kuvugura ibikoni byanyu, turababanza tubakira igikoni kirondereza ibicanwa kandi kiramba, sustainable strategy. Amahoteli namwe nababwira iki? Ese kuki wakunda ikintu bigahora mu nzozi kandi duhari ngo tugufashe kuzikabya? Oya, ntutinde, duhamagare cyangwa twandikire kuri nimero. Igikoni kijyanye n'igihe ntikikaburi wawe. Njyewe uwamusanze muri kasho ngo yandike urupapuro rwo kwisobanura, nta nubwo wakagombye kurimo kumbaza ibyo, jya kubibaza ribu ubibazo. Ariko papi nk'umunyamakuru w'igihe kirekire urabizi icyo etike zivuga ku muntu mukora umwuga umwe.
ntabwo iriya interview ntabwo iriya interview k'umukomfure k'umuntu ukora umwuga umwe ntabwo wagombaga kuyisohora. njyewe n'ubu tugiye dusoje ikiganiro hano ugasanga hariya barakunyati natangaza njyewe ntari inkuru nkanazitangaza ngo ni inshuti yawe inshuti yanjye azagutangaza yose zaba ari mpimbano. wakoze iki? Yego. Ndi umunyamakuru wa BTN. Yego. Nari nguhamagaye ndi ahantu hari umuturage uvuga ko wamusijirije ahantu yari yarahinze inyanya, yari yarahinze n'imiteja, ndetse n'abaturage babiri bari bahafite amatanura, ndetse bavuga ko bari hafite impapuro z'ubukode nabo amatanura yabo arangizwa. Ibyo bavuga ko ari urugomo bakorewe. Iki kibazo giteye gute? Bajya kuri polisi polisi impamagara. Wowe ntabwo ushobora kumpamagara sibyo? Ntabwo nshinzwe kuguhamagara. hari abantu benshi baba batazumvaho kimwe. Nahoze mbona no mu minsi ishize hari ibyagiye hanze, umwe mu bagabo bavuga hari ukuntu bihuza ngo no kuba ngo kutagaragaza bitagenda neza mu gihugu, ngo ko ushobora kubukorana cyangwa se wabukorera abo bantu batavuga neza igihugu. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo agahwa kari kundi karahandurika. Wenda sinitaye kuri iyo case cyane y'abagushinja kuba ibigarasha n'iki, ariko nawe ngo ushobora kubugwa mu mutego wo kureba uruhande rumwe. Ijambo ku ijambo bagiye barikorera ubusesenguzi abanaliste mwanya, ariko uyu munsi none ikibazo gihari ni ukuba narashyize icyo kiganiro noneho reka nkisibira aha sibyo nimba uhita imurekura nimba ikiganiro reka tukiveho ngo mwibarize iminsi ibaye ingahe bagushinje gukorana n'abarwanya leta, none nawe wahise uvuga ngo Prophet Joshua ngo birabona ari gukora ngo ni ibintu bishobora no gutuma umuntu yajya kurwanya leta. Prophet Joshua utaranigwa agaramya agira ngo ijuru riri hafi, nasanga hari ikintu yampaye kuri telefone akambwira ngo dore ngiye nguhaye, uri ukuntu wararaga kuri radio udasinzira, kuko tujyayo najyanye n'umunyamakuru wacu witwa Remy Ngabonziza, inkuru ndanayikoresha kuri BTN, ibyo twaganiriye ndacyabifite na n'uyu munsi wa none, simakana ko ntagiye iwe. Ariko Prophet Claude kuko nimba afite amafaranga ngo tubona yuko imashini ije ikaza igakuraho, twe ntabwo twari tubyiteze kuko ntibigeze banatuteguza. Harimo inyanya zanjye, harimo intuza imiteja, harimo n'intoryi, byose byari bivanzemo. Ubwo hari mu kwa gatanu kuko ndumva so byanditse, hari mu kwa gatanu amatafari ndatwikarashya, igihe cyari kigeze cyo gucuruza kugira ngo nabona amafaranga nkaba mu butaka bwe. Haje kuza ngo umugore w'umuzungu, uno mugore w'umuzungu ko batubwiye sindanamubona amaso yanjye, nawe ntarambona, ngaravuga ngo ibintu biri mu kwe byose agiye kubirimbagura bishyira hasi. Nibwo ejo bampamagaye bambwira ko itanura ryanjye bashyize hasi, nibwo naje nsanga imashini yanabirangije. Aba ni bamwe mu baturage bari bafite ibikorwa bitandukanye mu kagari ka Murinja mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga, aho hano hari hubatswe ngo amatanura abiri y'amatafari, hari ahahinze imboga, inyanya ndetse n'intoryi. Bavuga ko batunguwe no kubona kuri uyu wa gatandatu w'iki cyumweru turimo dusoza hazanwa imashini ya Caterpillar ikahasiza ikahindura imbuga, abahashyize ibikorwa bagasigara bimyiza imoso. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ubwo twahageraga mu gahinda kenshi kaba abaturage bavuga ko batabazanya kuba Perezida wa Repubulika ngabe yabasha kubarenganura, ngo kuko nyiri gukora ibi yababwiye ko ngari rubanda rugufi ntaho babasha kumurega. Nk'ababyeyi twabonye bitubabaje, mbona ntabwo byari bikwiriye nk'umuturage. Icyo dusaba perezida nuko yarenganura aba bantu, kuko bamusabye uburenganzira uwo mumama akavuga yuko adashobora kuvugana n'abantu baciriritse. Banyita Nyirimanzi Felicien, nkaba nkomoka mu Bugesera bakanzinze Ntarama mu mudugudu wa Kurugenge. Naje hano muri akagari ka Gahanga ka Murinja nje kuhakorera mbo mu matafari. Ubu twana mu amatafari biba ngombwa yuko nshaka ikibanza cyo kubaka amatafari. Najya hano tabone ku muzungu, ubwo muzungu hari umukozi wamukoreshezaga witwa Olivier, ubu nguwo niwe nahaye amafaranga y'ikibanza. Ubwo hari mu kwa gatanu kuko ndumva so byanditse, hari mu kwa gatanu amatafari ndatwikarashya, igihe cyari kigeze cyo gucuruza kugira ngo nabona amafaranga nkaba mu butaka bwe. Haje kuza ngo umugore w'umuzungu, uno mugore w'umuzungu ko batubwiye sindanamubona amaso yanjye, nawe ntarambona, ngaravuga ngo ibintu biri mu kwe byose agiye kubirimbagura bishyira hasi. Nibwo ejo bampamagaye bambwira ko itanura ryanjye bashyize hasi,
nibwo naje nsanga imashini yanabirangije hako hari abaturage benshi ngiye nkamvuga wenda agaciro k'amatafari yanjye ari rifite amatafari 1000 muri 600 nibyo nubasanga muri 600 muri 600 narabyo nsanga rimaze gucuruza nk'ibihumbi 50. Samusaba yuko yaturengana kuko umugore yavuze yuko nta bushobozi ba nyiri matano bafite yo kuba baburana nawe. Perezida wa Repubulika yuko yaturenganura. Perezida wa Repubulika niwe wakemuje ikibazo. Niwe wagikemura ko birarenze kuko uyu mugore yanakica n'umuntu. Njye nitwa Gasana project abana nifite itanura rya 150 itanura itafari rimwe rigura 55. Njye naratangaye kumva sinari mari kumva uwo mugore batubwira ko yazanye imashini yahita isenya amatanura yacu mbese byaradutunguye muri makeya. Ubwo ngewe nari mfite gahunda nawe kuko yaratubwiye ko tuvana mu matanura yacu turayimwemerera ariko gupakira dupakiza gahoro gahoro ariko twari twamusabye ko yaduha nk'icyumweru tukaba twavanyemo ayo matanura ariko byadutangaye kumva ngo ejo kwa gatandatu yazanye imashini arahirika ayo matanura aranayasiza mbese ni ibintu mbese by'inkuru tumvise mbi cyane yo kwangiza umutungo warutunze abantu benshi ko yavuze ko twebwe tutemerewe kuburana nawe ko mbere ntacyo tuvuze ko nta n'amafaranga dufite yo kuba twaburana nawe kuko ngo ni umugore w'umuzungu. Ubwo rero ubwo wenda bashobora kuba wenda afite niba ari amayero cyangwa se amadolari twebwe amafaranga dukoresha kenshi ni amanyarwanda. Ubwo rero twebwe urumva two avuga ko mbese imbere ye twebwe ntacyo niyo twajya no kumurega ngo ntacyo byamutwara kuko none murega murumva ntacyo bizamutwara. Bigomba kukimutwara kuko igihugu cyacu kigendera ku mategeko kandi kirenganura buri munyarwanda wari wese kubera ko tuba mu gihugu gifite amategeko kigendera ku mategeko kandi kirenganura buri munyarwanda wari wese. Numva kuko aka karengane kagiriwe aba bavandimwe ni bagenzi bacu twakoraga akazi kamwe. Mu by'ukuri aka kazi iyo dushotse turi mu gishanga hano tuje gukora aka kazi gatunga abanyarwanda benshi. Niho abaturage begereye aha ngaha bahakuraga udufaranga bakishyura minerivare z'abanyeshuri no kwitunga mu miryango yabo mu rugo. Sinumva rero uburyo ki uyu mugore ubwe afite imbaraga zirenze n'ubushobozi budashobora kuba yaha abaturage amahoro n'umutekano akumva kuko ibyabo bakoze akwiye kubitesha agaciro. Mbona kabone niyo avuga ati ibi bikorwa byanyu mubishyira ahantu ku ruhande cyangwa se akagapariti gasigare nikamara gusigara nyuma muzahasize nkuko ahandi mashaka mashijije. Kandi mu by'ukuri iki gikorwa yakoze munabirebye murasanga ko ari ubugome bw'indengakamere kuko yashijije nta nicyo yaragamije kuhakorera. Marie Claire Muneza bivugwa ko ari we wakoze iki gikorwa mu ijwi ririmo agasuzuguro kenshi ndetse n'ubwishongozi yabwiye igitangazamakuru ati bajya kuri polisi undi polisi impamagara we ntabwo ushinzwe kumpamagara sibyo ntabwo nshinzwe kuguhamagara. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gahanga Bwana Rutubuke Emmanuel yadushimangiriye ko kino kibazo atarakizi yemwe nta n'umuturage wari wamugezaho kino kibazo asaba ko bakagwa